Amahoro bene data, abo dusangiye gucungurwa n'amaraso ya Yesu Kristo umwami wacu, ni mwene so Nsengiyumva Felicien. Ndi umugabo mfite umugore umwe n'umwana umwe. Imana yangiriye neza, yampaye agakiza kayo ku buntu. Ndi umugabo ushima Imana kandi ndi umugabo ukijijwe. Ndanezerewe kuko Imana impaye umwanya kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Ndanezerewe bene data, umutima wanjye uranezerewe, nishimiye kubana namwe. Rero Imana yashyize ku mutima wanjye ko tuganira ijambo ry'uko dukwiye kumenya ko Imana ari ihoza amarira. Imana niyo yonyine ihoza amarira. Imana irifuza ko muri iyi minsi haboneka abagabo bakwiye kurira kubera ibihe turimo. Imana irifuza ko haboneka ababyeyi bashobora kurira kubera ibihe turimo, kuko Imana yiteze guhoza amarira y'abantu bayo. Imana yifuza guhoza amarira y'abantu baciye bugufi, bakarira kubw'ibihe turimo, bakarira kubw'ibigeragezo barimo, bakarira kubera yuko Imana yiteze kuduhoza amarira. Imana ishimwe. Rero reka dusenge mu izina rya Yesu Kristo. Mbere yuko tugira ikindi kintu dukora, reka dusenge mu izina rya Yesu Kristo. Imana Data, Imana ikomeye, Imana itwitaho buri munsi, uri Imana yacu kandi uri Imana itwitaho. Turagushimiye rero umwanya mwiza uduhaye. Reka imbaraga z'Imana zibe kuri twebwe, kandi imbaraga z'Imana zigere kuri muntu wese wumvira ijambo, uri hafi n'uri kure yumvira ijambo, amenye yuko hari icyo umushakaho. Ngwino bane natwe, ngwino utegekere muri twebwe, kandi ubwiza bw'Imana bwururukire kubana natwe, budusobanurire ijambo rije mu gihe nk'iki gikenewe. Mu izina ryiza rya Yesu Kristo, reka imbaraga z'Imana zirukire kubana natwe. Senze Imana mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ijambo ry'Imana Imana iduhaye, reka tubanze dusome ijambo ryayo riri mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, ibice 8 umurongo wa 23. Igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ibice 8 umurongo wa 23, hari ijambo ry'Imana ngira ngo dusome. Yeremiya arira kubw'ibyago bizaba ku bantu b'i Yerusalemu. Yeremiya aririra ibyago bizaba i Yerusalemu. Ye baba we, icyampa umutwe wanjye ukaba iriba ry'amazi, n'amaso yanjye akaba isoko y'amarira, kugira ngo ndire ku manywa na nijoro, ndirira abantu banjye bishwe. Yeremiya ararira. Yeremiya amaze kumenya ibigiye kuba ku bwoko bwe, amaze kumenya ibigiye kuzaba kuri bene se, Yeremiya ararira yinginga Imana. Ararira kuko yari amaze guhishurwa. Hakwiriye abantu mw'iki gihe, abagabo b'iki gihe bashobora kurira kubera ihishurirwa bamaze kumenya iby'ibihe bigiye kuba. Yeremiya amaze kubona ibigiye kuba ku bwoko bwe, amaze kumenya ibigiye kubera i Yerusalemu, ararira, aringinga. Yari afitanye umubano n'Imana, yari asanzwe azi ukuntu Imana ikora, yari asanzwe azi ukuntu Imana ihoza amarira. Arangije aravuga ngo icyampa amaso yanjye akaba isoko y'amarira, nkaririra abantu banjye bishwe, nkaririra abantu banjye, nkaririra bene data, nkaririra ibihe ndi kubona bigiye kuba. Yeremiya ararira. Hakwiriye kuboneka abagabo barira kuko ibihe bari kubona bikomeye. Ibi bihe turimo ntabwo ari ibihe byo kugira ngo abantu bahunge, ntabwo ari ibihe byo gutuma abantu bajya kure y'Imana, ahubwo byari ibihe byo gutuma abantu bagira kwegera Imana, bakagira guhishurirwa, bakabasha kumenya iby'iminsi n'ibihe. Imana irashaka ko rero tumenya yuko ari yonyine ihoza amarira, niyo yiteze guhoza amarira y'abantu. Amarira Yohana amaze guhishurirwa, amaze kubona ibigiye kuba, ararira yinginga Imana. Ariko Imana yumva amarira. Haleluya. Imana ibonye amarira ya Yohana, itanga umwana wa Yesu Kristo kugira ngo abumbure igitabo
abashe gucungura abantu bo mu isi. Imana irashaka kutubwira ko nta kintu na kimwe itatanga. Ubwo yatanze umwana wa Yesu Kristo kugira ngo ibashe gucungura abantu, nta kintu na kimwe itatanga kugira ngo ibashe guhoza abantu bayo amarira. Bene data, amarira yawe, amarira uri kurira mw'iyi minsi, sinzi amarira uri kurira, sinzi uko ushaka kubona ibihe, sinzi ukuntu ushobora kuri guhishurirwa ibihe turimo. Nawe wagakwiye kurira kuko Imana irahari yiteguye guhoza amarira y'abantu bayo. Yesaya, igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice 38 umurongo wa 4 n'uwa 5, harimo ijambo ry'Imana dusanzwe akenshi tuzi ritubwira ku byabaye kuri Hezekiya. Hezekiya ubuhanuzi bumaze kumugeraho, amaze kugira ubwoba, amaze kwitekereza, ubuhanuzi bumaze kumugeraho, Hezekiya ararira, agira gusenga. Ijambo rirambwira ngo arahindukira ngo arebe ivure, ariko Imana irongera imutumaho hano ku murongo wa 4 no murongo wa 5 w'igice cya 38. Maze ijambo ry'Uwiteka regera kuri Yesaya riti, subirayo ubwire Hezekiya uti, Uwiteka Imana ya sogokuruza Dawidi iravuze iti, numvise gusenga kwawe, mbona amarira yawe, kubaho kwawe nzongeraho indi myaka 15. Imana ishimwe. Hezekiya abasha kurira, yari afite Imana basanzwe bakorana, imuba hafi mu mibanire n'Imana, asanzwe azi ubushobozi bwe, azi ubushobozi bw'Imana, yari amaze gusobanukirwa neza ugukora kw'Imana. Arangije ararira, ararira nk'umugabo, ararira nk'umuntu wari ukomeye muri icyo gihe, ararira. Arangije aca bugufi, Imana irongera imutumaho. Haleluya. Irangije imwongerera imyaka 15 ku gihe cye. Imana yari imaze kuvuga, yamaze kumutumaho ngo nagabe ibyiwe, ariko Imana irebye amarira yiwe, Imana yongera indi myaka 15. Imana ishimwe cyane. Imana irashaka ko tumenya yuko Imana ariyo yonyine igomba guhoza amarira abantu bayo. Irashaka ko tugira iyerekwa, tugahishurirwa. Bene data bakristo, hari uburyo muziranye n'Imana, hari uburyo mwagiye musenga Imana, ariko Imana iragira ngo dusobanukirwe, tumenye yuko Imana yiteguye guhoza amarira abantu bayo bayisenga. Abantu bayisenga bagaca bugufi bakihana, abantu bashaka Imana, bashaka amaso y'Imana, bakongera bakibuka yuko ariyo ibasha guhoza amarira. Hari abashobora kwirukankira mu bindi bishobora kubahereza umudendezo n'umunezero, ariko Imana iragira ngo twongere tumenye yuko ari Imana ifite imbaraga. Irashaka ko twongera tugahishurirwa, tukamenya ko ariyo Mana ifite imbaraga n'ubushobozi, ko ariyo yonyine ihoza amarira. Imana yacu nishimwe. Hezekiya Imana yaramwumvishe. Bene data, bagabo, bene data, babyeyi, muri iki gihe dukwiye gusenga Imana, dukwiye kwinginga Imana, dukwiye kugira intimba y'ibihe turimo, dukwiye kugira intimba y'umurimo w'Imana, dukwiye kugira intimba y'ibihe dusohoyemo muri iyi minsi. Imana yacu ishaka kutubwira ngo niyo yonyine ishobora guhoza abantu bose amarira. Bene data bakundwa, nanjye Imana hari uburyo nayivugamo, nubwo atari umwanya wo gutanga ubuhamya, kuko icyo gihe nacyo kizagera dutanga ubuhamya. Bene data, nanjye Imana yamujeje amarira. Hari igihe kinini nagize mfata igihe cyo kujya kwiga. Guhera muri 2010 natangiye kujya kwiga, ndiga nshaka diplome ya kaminuza, bachelor's degree ndayishaka guhera 2010, ariko nyibonye muri 2021. Imana impozije amarira, ibashije kumoza amarira, mbashe kunyura muri kaminuza 3 zose, ariko Imana niyo moreje amarira. Ndabinginga bene data kugira ngo tumenye yuko Imana yacu ihari kandi yiteguye guhoza amarira. Abagabo, abagore, urubyiruko rwiteguye kandi ruciye bugufi rukinginga Imana. Imana yiteguye guhoza amarira abantu baca bugufi bagasenga. Haleluya. Bene data, Zaburi ya 30 umurongo wa 6 hari amagambo
nifuje ko twongera tugasoma. Ahari si ubwa mbere yumvishe, ahari ushobora kuba umaze igihe kinini yumva, ahari ushobora kuba nawe wafashe umwanya urayasoma. Ariko mwene data, Zaburi ya 30 umurongo wa 6 iratubwira ngo kuko uburakari bwe ari ubw'akanya gato, ariko urukundo rwe ruzana ubugingo. Ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko mu gitondo impondo zikavuga. Imana ishimwe cyane. Ahari kurira urimo sinakumenya, ariko Imana yonyine irakuzi. Ahari ijoro ryawe urimo sindizi, ariko mwene data Imana iragira ngo ikubwire ngo ahari kurira kwararira umuntu, ariko mu gitondo impondo zikavuga. Imana ishimwe cyane. Mwene data rero, ijoro urimo urira, ijoro urimo urira kubw'umurimo, ijoro urimo urira kubw'ibihe dusohoyemo, ijoro urimo sindi kurimenya, ariko Imana yo mu ijuru irarizi. Ariko iyo ngiyo yiteguye kuguhoza amarira. Imana ishimwe cyane. Igitondo cyawe kiraje, igitondo cyawe kiraje mwene data. Shaka Imana, inginga Imana, banduce bugufi wihane ibyaha byawe, banduce bugufi wihane. Numara kwihana, igitondo cyawe kiraje mwene data. Igitondo cyawe kiraje wa mugabo we, igitondo kiraje wa musore we, igitondo cyawe kiraje wa mubyeyi we. Ahari kurira kwakurarira, ariko mu gitondo cyawe kiraje. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Bene data, Imana yifuza yuko tugomba kumenya yuko ari yonyine ishobora kuduhoza amarira. Nibuka cyane hari bene data twajyaga dukorana umurimo tugasenga, tukanaririmba, tukaririmbira Imana. Twagiraga indirimbo ivuga ngo Imana ihoza amarira. Ahari baza kumfasha kubyumva cyane. Twajyaga turirimba tukavuga ngo ihoza amarira, ihoza amarira, ihoza amarira we, nukuri ihoza amarira, ihoza amarira, ihoza amarira, ihoza amarira we, nukuri ihoza amarira. Igihosheje amarira rwose iragusiga, ikakunogereza bose bakakwibazaho, bati mbese uriya ni wa wundi, bati hoya asa nawe, kuko Imana yagusize bose bakwibazaho. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Imana yiteguye guhoza amarira. Niguhoza amarira abantu bazabimenya, niguhoza amarira abantu bazabimenya, bavuga ati mbese ni wa wundi, bati hoya ntabwo ari we ahubwo arasa nawe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana yiteguye guhoza amarira y'abagabo bafite intimba y'ibiri kubaho, y'ibigeragezo turimo, y'intambara turimo, y'ibihe dusohoyemo. Imana yiteguye guhoza amarira bababyeyi bahererana n'Imana, bagaca bugufi. Hana ngo yajyaga ajya mu nguni agasenga, akarira cyane, bakagira ngo yasinze, bakagira ngo ni ubusazi. Ariko abo babyeyi barakwiriye, aba babyeyi barakwiriye mu gihe nk'iki ngiki, baca bugufi bagasenga Imana. Imana yamuhojeje amarira, irangije iramusetsa, irangije imuheremerera izina, imukuraho igisuzuguriro, imukorera irindi zina. Bene data bakundwa, mu nshuti z'umusaraba, muze dusenga Imana, muze dusenga Imana, kwinginga Imana mu bihe nk'ibi dusohoyemo. Imana yiteguye kuduhoza amarira. Ijambo ry'Imana riratubwira, n'abaririmbyi bajya bakunda kubiririmba ngo dore ukuboko kwayo ntabwo kwananiwe gukora, ugutwi kwayo ntabwo kwananiwe kumva, ahubwo gukiranirwa kwacu kuba dutandukanyije n'Imana yacu. Imana itugirire neza. Muze twegera Imana, nayo iratwegera. Muze dushaka Imana mu gihe nk'iki ngiki, kuko Imana yiteguye kuduhoza amarira. Imana ishimwe cyane. Mbese urifuza gufatikanya natwe gusenga Imana? Urifuza kwegera Imana? Urifuza kurira kubw'ibihe turimo, maze Imana yacu iguhoza amarira? Nirangiza iraguhereza umugisha. Imana ishimwe cyane. Abantu b'Imana bamaze kubona Tabita Doruka amaze gupfa, abapfakazi bararira bibutsa Imana imirimo yagiye akora, maze gusenga kwabo bagore, kwabo bapfakazi kwagize umumaro gutuma Tabita yongera kuba muzima. Petero amaze gusenga, amaze kuzamura Tabita, amaze kumusengera,
Imana imusubiza igihe cyo kubaho. Imana ishimwe cyane. Kubw'amarira y'abantu b'Imana, Imana yiteguye kuduhoza amarira. Kubwo gusenga kwacu, Imana yiteguye kuduhoza amarira. Bene data, nshuti z'umusaraba, wowe wumvishira ijambo, Imana irakwifuza, Imana iragukeneye yuko ukwiye gusenga kubw'ibihe dusohoyemo, ukwiye kwinginga Imana, ukarira kubw'ibihe turimo, ukarira kubwo kubona abantu benshi batangiye gusubira inyuma, ukarira kubw'ibyago turimo, ukarira kubw'abantu benshi barimo bapfa, mu bihe turimo benshi barimo barapfa, ariko Imana yiteguye kuduhoza amarira. Haleluya! Fatikanye nanjye gusenga, fatikanye nanjye kwinginga Imana, fatikanye nanjye guca bugufi mu mutima wawe. Nkuko Hezekiya atitaye ku cyubahiro cye, yaciye bugufi areba ibihe byose yatambutseho, yibutsa Imana yuko yakunze kugendana nayo kandi yicisha bugufi kandi asenga Imana. Imana imwongerera imyaka ye, yongeraho indi myaka 19. Bene data, ku gihe gisohoye muri cya coronavirus turi kubona abantu benshi barimo bapfa, ndabinginga kugira ngo dufate umwanya dusenga Imana, twinginga Imana. Ubashije kujya gufata igihe cye, nasenga Imana, nace bugufi, kuko Imana yacu yiteguye kuduhoza amarira. Benshi barimo barapfa, benshi barimo barapfa, benshi barimo barahura n'ibigeragezo bya hato na hato, ariko wowe mwene data, wowe uziranye n'Imana, wowe wayimenye kera, yewe wa mugabo we, yewe wa mubyeyi we, uzi gukora kw'Imana, ca bugufi winginga Imana. Ahari kurira kwacu, hari ijoro turimo tushobora kurira, ariko dore igitondo kiraje, igitondo cy'umunezero, igitondo cyo kwibukwa, igitondo cyo kuturemera amashimwe, igitondo cy'umunezero kiraje. Mwene data, fatikanye nanjye gusenga Imana, fatikanye nanjye gusenga Imana, uca bugufi mu mutima wawe, winginga Imana, usenge winginga Imana, iguhoza amarira, iguhoza amarira ku bwa bene so, iguhoza amarira ku bw'ibihe usohoyemo, ku bw'ibihe urimo. Uca bugufi dusenga Imana. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, turagushime kuko ari wowe wenyine uzi ibihe, kandi niwe nk'Imana ubasha kumenya ibyo turimo, kuko byose nta na kimwe cyagutunguye. Uri Imana nziza, uri Imana yo kwizerwa, kandi ijambo ryawe riratubwira ngo, Mwami Imana yacu, igihe cyose kiri mu biganza byawe. Mana yacu rero, turakwinginze ku bwa bene data, turasenze twinginga cyane kugira ngo ubwo ari wowe witeguye kuduhoza amarira, ngwino uhoza amarira abantu bawe, babandi bagiye basenga, babandi bagiye baca bugufi, babandi bagiye bakwambariza mu bihe bikomeye, wagiye ubumvira. Natwe turakwinze cyane kugira ngo twumvire ku bwa bene data. Dufite amarira menshi, turi mu kigeragezo cya coronavirus, turinginga cyane kugira ngo uhoze amarira abantu bawe, ugabanye umubare w'abantu bandura, ugabanye umubare w'abari gupfa kubera coronavirus. Turemere amashimwe, turemere igitondo cy'umugisha, turemere umunezero. Abantu bawe bakeneye kongera kukubona mu bihe bidasanzwe, ukora igitangaza nk'uko wagiye ubikora ku bw'abantu bawe. Mana, duciye bugufi, icyubahiro n'ikibi cyawe, gukora n'ukwawe, ngwino ukore ibishya muri twebwe, nuturemere ibishya, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Bene data, ndabinginga kugira ngo dufatikanye gusenga Imana mu bihe nk'ibi ngibi bikomeye, ariko kandi wakifuza ko tugusengera, wakifuza ko tuvugana nawe, dufite ijambo ry'Imana mu buryo bwinshi butandukanye, ariko hari nimero yanjye ya telefone, ndakwinginze kugira ngo wampamagara, ndakwinginze kugira ngo wavugana nanjye. Nimero yanjye ya telefone ni 0785 49 77 58. Imana iduhane umugisha. Murakoze cyane.